Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Rusi akurikira abacamanza nabo bagakurikira gutegeka kwa kabiri, bagakurikira Yosuwa. Igitabo cya Rusi ibice bibiri, murongo wa 11 n'uwa 12. Muhagere vuba rwose dusome, si byiza ko dusoma hari abatari bahagera. Ibice bibiri umurongo wa 11, igitabo cya Rusi, reka dusome. Bowazi aramusubiza ati, bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko ubukwe byose, uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo, ukaza mu bwoko utaruzi. 12, Uwiteka kwitura ibyo wakoze, ugororerwa ingororano itagabanije n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli, wahungiye munsi y'amababa yayo. Amen. Ndatekereza ko hano ndi umushyitsi musangwa nkuko umuyobozi yabivuze, kandi burya umuntu akenshi ajya ahantu kubera abantu bahari. Aha rero hari impamvu nyinshi nkunda kuhaza, ariko buriya bihindutse mwambura. Uko niko bigenda, kuko imidugudu yose ntayigendaho. Hanyuma rero igitabo cy'abacamanza nacyo gifite uko cyita Yesu. Nababwiye ko igitabo cy'itangiriro, niba ntaranabivuze ndagira ngo mbibabwire, ubundi cyita Yesu uwo mu rubyaro rw'umugore. Buri ibitabo byose bya Bibiliya uko ari 66, intego yabyo kwari ukuvuga Kristo. Nubwo harimo amazina menshi, ariko intego ya buri gitabo yagira ngo igaragaze Kristo, umwana w'Imana waducunguye. Tangiriro n'uwo mu rubyaro rw'umugore, hanyuma kuva n'umwana w'intama wa Pasika, Abalewi ni igitambo cy'impongano, kubara icyo gitabo cyita Yesu igitare cyakubiswe, hanyuma gutegeka kwa kabiri kikita Yesu umuhanuzi w'umwizerwa. Buriya iri torero ryacu ribamo abahanuzi n'ahandi barahaba, ariko umuhanuzi w'umwizerwa n'umwe, ni Kristo. Nababwiye ko nta muhanuzi utavangirwa, ntibishoboka. Hari umugore wigeze anyandikira kuri WhatsApp arambwira ati, mfite ibibazo byinshi, ati wanshakiye umuhanuzi utavangirwa. Nanjye ndamwandikira ndamubwira nti nta muhanuzi utavangirwa. Arambwira ngo ya, ngo ubwo se birashoboka? Ndamubwira nti ko Samweli Imana yamutumye kwimikisha amavuta mu bahungu ba Yesayi, yabonera yabo, akavuga ngo nukuri Uwiteka yambwiye n'uyu, buriya ntiyari yavangiwe. Ariko Imana iramubwira iti, Samweli habe, amavuta yanjye utayangiza, warebye igihagararo, ariko ngewe ndeba he? Mu mutima. Kristo niwe muhanuzi w'umwizerwa. Mose yabwiye Abisirayeli ati, Uwiteka Imana azabahagurukiriza umuhanuzi mu bwoko bwanyu umeze nkanjye, uwo azaba ari we muzumvira. Naho abacamanza bita Yesu ngo ni umurengezi uva ku Mana. Igitabo cya Rusi rero ari nacyo dusomye, reka bari cyo ngarukirizaho, ibindi mbireke, cyita Yesu umucunguzi wacu wa bugufi. Ntago umucunguzi wacu aba kure, ni uwa bugufi. Iki gitabo cya Rusi kibamo amazina menshi, kandi ndagira ngo nkibigishe mu magambo magufi ku buryo uzagisoma nawe ukakiyumvira. Aleluya. Umugabo wa mbere uvugwamo ni uwitwa Elimeleki, umugabo wa Nawomi. Elimeleki bisobanurwa ngo
imana yanjye ni umwami. ariko uyu Elimeleki murabizi ko inzara yateye i Betelehemu agahungira i Mowabu, kandi rwose i Mowabu hari mu gihugu cy'abanyamahanga, ni abakomokaga kuri Esawu, kandi isezerano ryari ryaragiye kuri Yakobo. aho kugira ngo yihangane ategereze, arahunga. uwo Elimeleki rero aroprezanta cyangwa ashushanya umukristo wakijijwe, wemera rwose ko Imana ari umwami we, ariko akabazo kaba akiruka akajya i Mowabu. ntashobora gutegereza ikigeragezo kije, ariko ageze i Mowabu yahahuriye n'ibara. ndagira ngo mbabwire ngo i Betelehemu, aleluya, inzara rwose igihaba. se nabashuka, umuntu ashobora kuba ari indaya, wamubwira uti kizwa, akavuga ati se ninkizwa ko uburaya ari bwo bwantungaga nzabigenza. ukamubwira uti kwa Yesu hari ibiryo, uzaza urye rwose, ni umucamanza urengera abapfakazi, tuzabura ibiryo. naza akabibura uzamusobanurira iki? ntabo kwa Yesu baburara? barahari. inzara igitera i Betelehemu, ariko icyiza cyaho Imana irongera ikahagenderera. aleluya, haleluya. ninatera i Betelehemu, ujye ukomeza uharindirire, uhategerereze, uhashinyiririze. hari igihe Imana izongera ikahagenderera. nubwo hari inzara, ariko i Mowabu hari urupfu. Elimeleki rero ashushanya umukristo wakijijwe, ikigeragezo cyaza akajya gushakira igisubizo mu byaha, agapfirayo atanagarutse mu nzu y'Imana. hakaza umugore we Nawomi, wenda bari we ngarukiraho tudatinda kuko hari igaburo ryera. Nawomi we agashushanya umukristo wakijijwe, urindiriye Yesu mu rusengero, uri i Betelehemu mu nzu y'imitsima, ariko haba ibigeragezo, agateshuka agahungira i Mowabu, ariko akazongera akagaruka mu nzu y'Imana. ndagira ngo mbasabe umuntu wese uri hano wari waraguye agasubira inyuma akaba yaragiye i Mowabu, ndaguhendahenda ngo uyu munsi wongere ugaruke nk'uko Nawomi yagarutse. naho Rusi we aroprezanta itorero ritari rifite Imana rurema, ritabaranwaga n'Abisirayeli, umunyamahanga rukutwa, umunyamahanga rwose, uwo bitaga umupagani, uwo bitaga imbwa, ariko yakumva ubutumwa bwiza akizera, agakurikira Kristo kugeza ku gupfa. aleluya, haleluya. erega ndagira ngo mbabwire, Yesu ashimwe, muri Kristo hari imigisha. niyo watangira ubona imbere yawe hatagaragara, ariko ujye ukomeza. yewe ubahagaze imbere, ndi mu kiruhuko cy'izabukuru, mbarurirwa hano ku itorero rya Nyarugenge. najyaga nza hano nkababwira ngo nyobora itorero rya Nyacyonga, sinkiriyobora. nasabye ikiruhuko cy'izabukuru, banshyira i Nyarugenge, niho nkomereje umurimo w'umuhamagaro. kandi ndabishimira Imana kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. nari mbikumbuye, nari mbitegereje. ibaze ko natangiye uyu murimo muri 88. nari mwarimu n'ubundi hano i Nyarugenge. iby'ukuri byari bigoye. iyo warebaga uwo murimo w'umuhamagaro wagiraga ubwoba. ndaza rero nza mu murimo w'umuhamagaro. nari mvuye mu cyahoze cyitwa Tarafipo. iyo Kayihura yakubonaga ukinisha ibintu by'umuhamagaro, iby'ukuri abakozi bari bake kandi bakenewe. hari mu bukene buvugiriza.
Kayihura rero nawe akagusomera ijambo rivuga ngo nuko Petero asiga inshundura aramukurikira. Ngo Yesu aramubwira ati ngwino nzakugira umurobyi w'abantu. Ubwo yabaga akubwiye ngo siga byose, amafi warobaguye areke, uze ugenda ujye kuroba abantu. Nanjye ndaza rero. Bampembaga 1000 mu mezi 3. Nta gihembwa nabimenye Imana. Matiyasi agafungura ka kofurefora agafata agakaye akakimpa akansinyisha agaseka kambwira ati Mugabo we, ati wowe uje amatara yaratse sha. Nkabwira pasi ubu amatara yaratse. Narebaga imbere nkahabura habona nta. Babyitaga ngo nukugerageza cyangwa kumenyereza umuhamagaro. Aho babonye umuhamagaro ugeragejwe unesheje, banyohereza ibutamwa kuyobora umudugudu w'Ikarama. Baranyongeza rero, bampemba 5,000 bagakuramo 10, 500 hasigara na 4,500, ariko mba mu nzu ya 4. Hanyuma rero abari hano bazi kubara, sinzi ubwo buzima. Je n'umugore wanjye nta na rimwe twigeze dupfukama ngo dusenge ngo Imana iduhe inzu. Wumvaga ari nkuko wasaba indege. None se ubwo wajya gusaba Imana inzu usigarana 500 yonyine, ariko Imana ikiyeranja. Haleluya, haleluya. Ntitwigeze tuburara, ntitwigeze dusonza. Umuririmbyi yaravuze ngo sinzi uko bigenza, sinzi nuko ibikora. Upfa kuba wemeye umuhamagaro. Umuhamagaro si imibare. Hari ahandi hakora imibare, ahubwo umuhamagaro ni ukwizera. Imana yahamagaye Aburahamu iramubwira ngo ngwino, ngo agenda nk'utazi iyajya. Nkunda kubivuga kenshi. Ubuzima bwaraturiye. Mbwira umugore wanjye se ko tubyara n'iyi nzu dusagura aya mafaranga, iwacu ko ari hariyijari nge ndikavukire. None ngwino nge gucumbika mu nzu ya mukuru wanjye. Hari ikizu kituzuye nticumbikemo, wenda turebe ko yadukodesha twayarekipera. Ariko se urarekipera iki? Ubusa wabukuramo ubusa hagasigara. Turagenda turira umusozi wa Jari hejuru, nkajya mvayo nkagikarama, nteze igare kuri Nyabugogo rikangeza mu Kamenge. Naba nabuza igare nkagenda n'amaguru. Iyo nzu yari icyondo itagira igikoni. Mukuru wanjye w'umupagani akazana ibibaha karundamo niyo haba harimo abashyitsi. Mbivuga kenshi, natekeraga hanze, naracukuye umwobo mu mukingo, akaba ariho nshyira isafuriya. Dore nguyu Venuste yaje kumbwira ko inama yemeje ko mba umukuru w'itorero muri 93, asanga ntetse mpuha mu mukingo n'isafuriya. Abarinjiye na jesa ye, nabonaga ari umuntu w'umubosi na jesa y'itorero. Arambwira ati inama yemeye ko uzaba umukuru. Urumva nta nubwo ari gutegereza ibyo biryo, urabyumva. Nawe uhingutse ugasanga umuntu atetse mu mukingo. Ariko ndashimira Imana, ubu ndanjye ndi umubosi. Haleluya, haleluya. Imana yampaye inzu nziza, impani yo nkodesha, umukaburimbi iragera ku muryango, karangwa hasi. Ibi ntago ari ukwirarira. Muri karitsiye inzego z'ibanze iyo zikeneye umusanzu wo gushyigikira iterambere banshyira imbere mu babose. Haleluya, haleluya. Nguwe neza, ntakaye ngira muri butiki. Nahani Gikondo uwo mbereye mideni amanike. Nta muntu mba mideni, n'abanke sinyiba mideni. Haleluya.
ibintu by'Imana bitangira ari bito ariko nyuma bikagenda biba byiza. Elimeleki akora ikosa rikomeye. I Betelehemu uzemera uhasonzere nubwo inzara ihaza, ariko hari igihe Imana yongera ikahagenda. Ariko i Mowabu ho hari urupfu. Hari abantu twatangiranye umurimo batemeye kurindirira inzara y'i Betelehemu, kandi Imana ubyumve ko nkushima. Umushumba Venuste arabazi, umupastori wansimbuye Karama muri 93 ngarutse Nyarugenge, yaraguye ubanywa inzoga, yatandukanye n'umugore, arashonje, arakennye, niyo umubonye agahinda karakwiye. Uwo badusengereye rimwe, aba bavuye imageragere bazi Karama, simbavuga mu mazina, bamugira na revera, ayobora paruwasi. Mva ndagira ngo nkubwire, kunanirwa gutegerereza i Betelehemu, ubu bambwira ko afite umugore waka, ariko manitse ibiganza ashimye Imana. Nayoboye imidugudu myinshi, Venusi n'umwe mu bashumba banyoboye, Butera yaranyoboye ayobora akarere, nta mudugudu n'umwe nigeze nimukaho nananiwe, nta n'urubanza afite. Shimira Imana ko nashoje iki kivi cyo kubazwa inshingano. Ibintu by'inshingano ibi ubu nugusenga gusa no kuvuga ubutumwa. Haleluya, haleluya. Ntago nkibazwa inshingano. Icyiciro cya mbere naracyushije, sigaje kimwe cyo kujya mu ijuru, kandi nzagerayo. Reka nsoze. Haleluya, haleluya. Bowazi Elimeleki ava i Betelehemu, ajyana n'umugore we Nawomi n'abahungu be babiri, baragenda bajya i Mowabu. Mbega i Mowabu ukuntu ari habi. Yewe mukristo uva mu rusengero, ukava muri korari, ukareka umurimo w'Imana ukagwa kubera akabazo runaka, uragowe. Muri Kristo niho hari imigisha yose. Bageze i Mowabu, aho niho Elimeleki yapfiriye. Nawomi agiye kubonabona n'abahungu be babiri barapfuye. Ariko ngo yumva i Betelehemu Imana yarongeye irahagendera, abwira abakazana be babiri ati, numvise inkuru ku i Betelehemu Imana yongeye ikahagenderera, none bakobwa banjye bayi, nta muhungu wundi mfite uzasimbura abagabo banyu, kandi narenze urushakiro, kabone niyo nabona umugabo none Imana ikoze igitangaza ntago mwazamutegereza, none nimwisigarira. Orupa rero yumvise izo mpuguro, buriya Orupa yivugishaga ngo ndagukurikira, yari afite indi mibare. Hari abantu baza mu gakiza bafite iki? Hari umuhungu ubona umukobwa rwose ati, harya babatizwa gute? Umukobwa kandi akamugira inama ati, pasiteri nahamagara bihano uhita ugira urya. Akaza mu mibare gira ngo bakurikira Yesu kubw'imitsima, n'ubu ntibagihari. Sugira ngo Yesu imitsima yitubura buri gihe, aho reka mpihorere. Hari abantu bakurikira Yesu kubw'imibare, ariko Orupa yumvise neza ya mibare ye kwitazavamo, asoma nyirabukwe muha kabizu, aramubwira ati, mama bizu bayi, niba nta wundi muhungu uzakuvamo dutegereze. Ariko Rusi, haleluya, 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 abwira nyirabukwe Nawomi, wikwirwa ngewe unyinginga ngo ngusige, ntibivamo.
aho uzajya nanjye niho nzajya. Nta mibare mfite, uwo muhungu yabaho atabaho, wambyariye umuhungu rimwe, ariko ndagukurikira. Aho uzajya niho nzajya. Imana yawe niyo izaba iyanjye. Yivana ku mana y'Abamowabu yicomeka ku mana ya Isirayeli. Aravuga ati kandi ubwoko bwawe uhereye none sinkiri Umumowabukazi, mbaye Umwisirayeli. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwanjye. Aho uzarara nanjye niho nzarara, kandi uruzakwica nanjye nzicwa n'uwo. Nintagukurikira kuzageza iteka, Imana izabimpore ndetse bikabije. Wowe wamusubiza inyuma, maze ngo nawo mabonye Rusiya yafashe icyemezo. Uriya umukristo utajya ufata icyemezo n'agakiza ntiyagashobora. Wundi ugomba gufata icyemezo. Aramubwira ati tugende. Baragenda bahinguka i Betelehemu. Abi Betelehemu babona nawo maraje, abahungu be ntabazanye, umugabo ntamuzanye, ahungukanye n'akagore batazi. None se abahungu bawe bagiye? Umugabo wawe se ari uwo suhungukanye nawe nuwa? Mbega nawo muko yabaye. Aravuga ati ntimukanyite nawo, mujye munyita Mara. Narashaririwe, Imana yankoreye ibintu bibi. Nagiye nikwije, ariko nje wapi? Baramwakira nk'umusuhuke, nta kintu yarakigira abaho. Bukeye rero abwira Rusi, urumva we yarashaje, aramubwira ati Rusi mwana wanjye, jya gushaka icyo turya. Muri Isirayeli abakire ntago bajyaga basarura ngo bamara ibintu mu murima. Hari utuntu basigaga inyuma. Itegeko ryavugaga ko utwo tuntu tuzahumbwa n'abapfakazi n'abakene n'abasuhuke. Abo bantu kugira ngo bajye baturamasa. Ariko abakire bo muri iyi minsi, s'abakire ba Karugira mwe, hari utuntu musiga inyuma. Badusiga inyuma, badusiga inyuma. Byari mu itegeko rya Mose ko nta mukire ugomba gukubura ngo arye amaririzi. Yasigaga ibintu ku bushake kugira ngo abakene bazahumbe. Rusi rero ajya guhumba, ariko ahumba mu murima w'umugabo witwa Bowazi. Haleluya. Bowazi rero aza kuza kureba abasaruzi mu murima, abona umuntu uri inyuma yabo agenda atoragura utwo bagiye basiga. Hanyuma Bowazi abaza umukuru w'abasaruzi ati se uriya muntu uri inyuma uhumba ninde? Numva Bowazi ntiyarabizi rwose. Cyokora yarazi ko Nawome yagarutse, kandi ngo hari umuntu bagarukanye utazi. Namubwira baturiya no kwa Nawome, ni Umumowabukazi, ni uri inyuma arimo ahumba. Yesu ashimwe. Maze Bowazi amubwira aya magambo twasoma. Bowazi abwira Rusi ati gakobwa kanjye, Yesu ashimwe, amufitiye impuhwe nyinshi, ntuzagire undi murima, nta wundi mubosi uziteza. Genda umukire iteka ryose ujye uhoruza. Erega n'ubundi duhumba mu murima w'umwami, n'ubu turimo turahumba. Aravuga ati nta handi uzajya, ujye uzuhumbe mu murima wawe. Abwira abasaruzi ati kandi ntazagira ahandi ahumba, ndetse ntakajye kuvoma amazi yo kunywa, ajye anywa amazi ku baja banjye bavoma. Abwira abasaruzi ati kandi mujye mugutura n'igikondorero, mukijugunye ku bushake, aterure byinshi. Maze Rusi abyumvise uko uwo mubosi amugiriye impuhwe, ngo Rusi yikubita hasi ararira. Aravuga ati nyakuba,
izo mpuhu zikuye he ko ndi umunyamahangakazi ukaba ungiriye neza kungana gutya? Bowazi aramubwira ati ndagira ngo nkubwire, bansobanuriye neza uburyo wasize Imana yawe ugakurikira Imana utazi, ugasiga so na nyoko, ugakurikirana wome, ukikonekita ku bwoko utigeze umenya. None Imana ikugirire neza, iguha umugisha utagabanije, kubera ko wahungiye mu mababa yayo. Rose uwo munsi yatashye yikoreye, Nawomi amubonye ati aba bantu ko basiga inyuma ibintu byinshi, wahumbye mu murima wande? Aravuga ati nahumbye mu murima w'umugabo witwa Bowazi, kandi yabwiye abajabe ko nzajya nywa no ku mazi bavomye. Najyaga nkabona basize uruntu runini inyuma ku bushake, nanjye nkaterura. Nawomi ati ni Bowazi, ntuzabura ubwenge. Uzi ko uriya ari mu bacunguzi, ni umukire, ni mwene wabo w'umugabo wanjye Elimeleki. Ni witwara neza, haleluya, azagucungura. Bowazi rero ashushanya akagereranywa na Kristo, naho Rusi agashushanywa n'itorero rya Kristo. Aramubwira ati umunsi yaje ukabona araye ku kibuga aho bahurira, amaze kurya agahaga, akiha ibintu byo kurya, nawe uziyuhagire wihwezure, uramenye ntuzagende ngo umusakurize, uzigire ku birenge bye. Haleluya, Yesu ashimwe. Erega hari akantu dushobora gukora Yesu agakanguka. Haleluya, haleluya, akatubaza ati ninde? None se uyobewe ko wa mugore wari urwaye indwara yo kuva yavuze ati reka ngende ndikorera gusa ku nshunda ze, nawe agatanga itangaza ati uwo ninde? Abigisha bakavuga se urinde ubaza ugukozeho, uyobewe ko abantu barimo bakubyiganaho. Ariko Kristo azi abamukoraho babyigana, azi n'abamukoraho bafite kwizera. Nuko Rusi yabigenje. Bowazi arakanguka avuga ati biti? Undi ati ni umuja wawe, nari ndimo nkoroza. Ishuka yari ivuye ku birenge, ni wa munyamahangakazi. Haleluya, ujye ukora akantu ariko gatuma Yesu akubaza ati wewe mutugane. Yesu ashimwe. Bowazi aganira na Rusi, bavugana ibintu byo kumucungura. Bowazi abwira Rusi ati ntago ari jye mucunguzi wa mbere, jye ndi uwa kabiri, ariko uwa mbere niyanga kugucungura, jyewe nzagucungura. Birasaba nkoresha inama ku marembo y'umudugudu, mbwira umucunguzi wa mbere. Uwo mucunguzi wa mbere ntiyavuzwe izina, yari amategeko ya Mose. Kandi amategeko ya Mose yarebwaga Abisirayeli, ntiyarebwaga n'abanyamahanga. Niyo mpamvu uriya mucunguzi wa mbere yanze gucungura Nawomi, Rusi, akavuga ati ahubwo ndatwara ibya Elimeleki, niwe Mwisirayeli, ndacungura amasambu ye gusa. Urumva amategeko ukuntu ari amagome. Ariko Bowazi akavuga ati oya, uracungura ibya Elimeleki, ucungure n'uriya munyamahangakazi Rusi. Aravuga ati ntago mucungura. Bowazi ati ngaho sinya, uvuge ko ibyo kumucungura ubivuyemo. Aravuga ati ndeguye. Umucunguzi wa kabiri ni Kristo. Turashimira Imana ko Kristo yaducunguye, kandi amategeko ya Mose ntiyarashoboye, ariko Kristo yaducunguye tutari dukwiye, turi abanyamahanga,
twari kure tudafite Imana rurema. Nguko uko Bowazi yarongoye Rusi. Rusi agira izina akomokwaho n'igisekuruza cya Kristo, kandi yari umunyamahanga. Ngo babyarana umwana bamwita Obedi. Obedi nawe abyara Yesayi. Yesayi nawe abyara Dawidi. Niyo mpamvu cya kirema cyavuze kiti Yesu umwana wa Dawidi mbabarira. Turashimira Yesu ko yadukonetse mu isezerano ry'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Turagira ngo dusenge, kandi turari ku muntu wari we wese. Niba umeze nka Elimeleki, ukaba warananiwe kwihanganira ibigeragezo, umuntu akava muri korari ngo baramuvuga. Ariko ubundi reka umuntu ava muri korari ngo baramuvuga. Imana yatanze akanwa ko kuvuga. Ubu suzajya he batavuga? Asanga umukristo avuga amagambo ya Karugira, amagambo ya Karugira. Nyoboye imidugudu myinshi, kandi hose nsanga amagambo aho uzimukira zagusanganirira ku marembo. Guma i Betelehemu, reka kujya i Mowabu. Nibura wimerere nka Nawome, nubwo yahungiye i Mowabu. Yategereje ko i Betelehemu Imana izahagendera, kandi yaragarutse arongera gubwa neza. Birashoboka we kuri n'umunyamahanga, imerere nka Rusi wabwiye ubutumwa bwiza, akizera agakizwa, akavuga ati ndagukurikira aho ujya hose. N'ubundi turari ku mushumba Venuste, yigire hino asenge, akomeze ayobore n'iteraniro. Ariko wowe wumva waratsikiye, wumva warananiwe, iki gitabo cya Rusi kiguhembure muri iki gitondo. Kandi Imana ikeneye ko wongera ukaba mushya. Haracyari isezerano rya Bawozi umucunguzi wacu.